wa APR Football Club. inkuru nziza ishimishije mbere na mbere ni garuka rya Sefu ejo bundi namugarutseho mu minsi ishize ubwo twakoranaga interview kuri stade Kigali Pere nyuma ya match yatsinzemo ibitego 2 match ya Muhazi right yatsinzemo ibitego 2 by'umutwe Yamuhazi. namubajije ikintu gikomeye mubaza motivation yagize ku buryo amara amezi hafi 2 adakina Emwe Ruremeje atanzemo interview isekeje. ngo ntabwo bari bamenye ko Sefu Ntabwo nari twese bari bukine. ngo nari nayiteguye neza pe ngo ariko Sefu yantunguye byapfiriye ahantu Sefu yakiniye ati naramutoje ndabizi imitwe irindwa mubi nta plan B yari afite mva ngaruke kuri Sefu buriya yambwiye ikintu gikomeye mani biragoye kubona umukinnyi w'umunyarwanda baba bakuru biyumva nk'abasiniya ushobora kumara amezi 2 umutoza aramwicaje ataravunitse ngo yikoreho kuri fitness akagira motivation ayitoza icyo gihe cyose adakina equipe nationale kamureka club kamureka yitoza gusa iyo ni discipline yo ku rwego rwo hejuru kuryo nibura kwisanga mu bakinnyi benshi bigorana bundi akenshi umukinnyi umwicaje ngo ikoreho ku mubiri atangira gushaka ikipe cyakajya mu itangazamakuru cyane. Sefu ntabwo mu bantu natekereza ko bashobora ibyo bintu ntabwo arimo ko Sefu buriya nawe ibintu bya discipline murabizi hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho ibintu bya discipline gukorogana n'abatoza urabizi muri Kiyovu kumira icupa n'ibintu byinshi ariko sinzi niba ari umwuka wera wamwinjiyemo agashobora iyo challenge akayitsinda n'ikintu gikomeye noneho yabramaze kugira ipreve remereye Lorenzo yamufashe uwo bita Niyonzima Olivier Sefu yaramaze guhura n'ibintu bikomeye cyane. Wango amakipe yakiniye akomeye ni Rayon Sport ajya muri APR iramudropinga biturutse kuri discipline. Umukinnyi utarakina hanze y'igihugu utarakina no mu ntara. Yego. None ngo akina i Kigali. Kiyovu Sport ntago yajya mu ntara. Ngo ntashobora gukina ahantu hatari Kigali. N'uwi Kigali nk'ayandi nimba y'abandi. yanavukiye Kigali hano ku Gishitingi rwose arabona equipe hanze y'u Rwanda ariko ntarakina no mu ntara. Ntarakina no mu Kigali ntara. gusa. N'umukinnyi w'i Kigali. Aramanutse ajya muri Kiyovu Sport bamugeza kapiteni wa Kiyovu ariko asanga ni ikipe yashegeshwe n'ubukene. Yego. Arangije we ubwe kandi azirana n'ubukene kubi azira ubukene yanga kuba broke muri yanga kuba broke muri ubuzima. Ntakunda kuba adafite amafaranga. Ngo ikintu cyabaye rero uko gukura ngarugangura hano wallahi. Rero wagira ngo hari ubikunda. Si ibya Sefu gusa. ari abantu babyihanganira Ashobora afite amafaranga ukabona nta kibazo ukabona I smile. ntago bibaho. Afite amafaranga I smile. nawe nuko ntago waseka Mfite ishapure yanjye. waba usekana imbere ka ntawe inseko yawe se yava udafite amafaranga Wambaye umubyeyi Bikira Mariya. cyane. Tubwiriye preve. So noneho ikintu cyamubaye urumva yagiye muri Kiyovu Sport. Abaye kapiteni wa Kiyovu Sport asanze ibibazo bya mikoro. Kimwe mu bintu yapfuye n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport ni ukubabeshya ntibabone amafaranga akaba n'umwe mu babashyirwaga mu majwi kugumura abakinnyi bagenzi. Ntabwo byitwa kugumura abantu bajya bivuga neza no gusaba ibyo wemerewe n'amasezerano yawe. Babyise kugumura kugira ngo bamushyireho icyasha bashaka uburyo bamuhana ariko ntabwo akora ntabwo ari byo. So rero ikintu cyabaye ageze muri Rayon Sport yari ikipe yakiniye akesha aho ageze muri kariyeri y'umupira. Ku mukinnyi nawe umaze kwinjira mu myaka 30 nubwo abakinnyi bo mu Rwanda imyaka yabo niyobera ariko ni about 30 ari hafi muri 30 yabonaga ko nta handi anazongera gukora relance. Ndavuga ngo na amahirwe mu kibuga na amahirwe yarabonye yakabiri yarahawe. Rero byanebona ko agiye muri Sport irimo Majaliwa yego irimo Kanamugire umaze kugira ama caps nyinshi cyane byari ngombwa ko ashyira ibirenge hasi nuko gukura ni byiza ariko byari ngombwa. Navugaga rero kuri Sefu urumva iyo interview yatanze avuga ko abatoza bamubereye ababyeyi sirito nk'umutoza wa Rayon Sport ariko n'uw'Amavubi bose bamubwije ukuri shape ufite ukomeze ntabwo witeguye impano yawe nta muntu ushidikanyaho ariko kora kuri uwo mubiri wawe turakwizeza ko nugaruka mu bihe byiza umeze neza tuzaguhamagara. Deja bari bamubereye ababyeyi bamubwije ukuri. Ejo mu Nzove abanyamakuru bagiyeyo ku myitozo ya Rayon Sport abanyamakuru bamutunga mikoro nabonye ari nka tendance yo kumutrompa. Urabona abakinnyi muri iki gihe nyine ibitangazamakuru byabaye byinshi inkuru z'imikino ibiganiro by'imikino byabaye byinshi ngomba kuba mbere ku nkuru kandi za nkuru zimena zirimo ala Keve ala Muhire Keve n'urucabana batese wakire gute kugaruka muri equipe y'igihugu bagira ngo atangaza avuge umva ko rapo nibwo ari kiba bamusanga mu myitozo bamutunga mikoro. Narabukunze cyane Sefu yanze kwirirwa bivugaho
yaravuze ngo ni byiza kuba ngarutse muri ekipe y'igihugu bati se urateganya iki ubona uzakina uzagira utaravuga ngo ngiye kugenda nkore maze iminsi nkora nikoraho bakoze kongera kungira icyizere ngiye kugenda nkore abatoza nibankenera nzabakorera akazi nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umusiniya vraiment ubona ko atuje ubundi yaba ari kera yari kumena akavuga ati ubundi se kare koze avuga ati umutoza yangendaga hati ibintu byari bikomeye cyane ati yariya n'akantu ntekereza ko bitwa abamuhajiri bakwiye kwigiraho buriya na muhajiri hari ibintu abatoza bagiye bababwira buriya muhajiri batangira kureka kumuhamagara hari ibintu abatoza bamubwiye si abatoza b'ikipe y'igihugu uzi ikintu cyabaye se bakoze uyu ni umuceri ari amakuru mutamenye Toshte na Kiza yego akiza akora call up ndumva muri match za mbere twakinnye havuyemo izira za mondial hari match nk'ebyiri yamuhamagaye ndavuga havuyemo zira za mondial ndavuga dutangira campaign ya qualification za AFCON mu kwa 9 ndumva twarakinnye na Benin yego si Benin call up ya Benin nibyo match ya mbere twakinnye na Libya match ya mbere twakinnye na Libya away ya kabiri dukina na Benin away yego kuri match kuri izo match zombi numva ari izo match zombi twarahamagariye imwe AFCON match ya mbere Libya ya kabiri wa Nigeria hari Kigali ya kabiri wa Nigeria wa Nigeria yego yari Nigeria izo match za mbere rero umutoza ahamagara buriya yari yahamagayemo uwo bita Haruna Niyonzima banamaze kumukontakta hano bari bamuhamagaye Haruna yari akiri muri Libya arimo arasoza amasezerano bahamagayemo Haruna Niyonzima dutangira campaign ya AFCON yari muri Rayon Sports oya dutangira campaign za mondial yego World Cup qualifiers dutangira campaign za mondial none yarahamagawe banaramukontakta Haruna ajya kuri Instagram kuri live n'umunyamakuru umwe ajya kuvuga ko yahamagawe wanarigamba aravuga cyane bahita musiba kuri list mvana kuri list yabitangaje mbere uko yabitangaje mbere baramuferesta umunyamakuru aramuferesta ati wahamagawe ati nibitwavugaga atabakinya abasiniya bari barasuzuguwe ubu ngubu urabona ko noneho mwongeye kubaho Haruna arabivuga aravuga ati nahamagawe ati ndisha abikoramo interview kora pitarasohoka list itarasohoka bahita musiba yaritangaje Haruna yasohotse kuri liste atariho n'ibintu nakurikiranye n'ibintu byabaye abantu b'abanyamupira barabizi ko byabaye Haruna abonye adasohotse kuri liste Haruna yahise yinjira mu kintu gisa n'ishyamba cyo gutangira kuvuga nabi mu bantu ekipe y'igihugu uyobowe nabi itojwe nabi ndibuka icyo gihe Muhajiri yaragihamagarwa bigeranye mu Muhajiri abatoza bati Muhajiri ugomba kuzamura nawe level yawe ugomba kwikora ku kintu cya physique cy'imbaraga baramubwira Haruna ni na mbere y'iyi transfer rero yamujyanaga muri Reyo yapfuye imbere yayo tangira kumwinjira mu matwi ati ibintu byarakomeye hari umuntu umwe wigeze kumamagara vraiment inkuru nanga kujya kuyikavaringa ambwira ati hano yebwe mpamvu nemvuzemo match ya Benin dutsindwa ibitego bitatu ndumva bitatu turi muri Cote d'Ivoire ubwo dutsindwa na Benin kimwe muri qualifiers za mondial yego dutsindwa na Benin muri qualifiers za mondial hari ahantu Muhajiri yagiye kurebera match we na Haruna bajya kwarebera match umuntu aramagara ati bari kwirebera hano atariko bateye intebe bateye umugongo screen baje kureba match ariko batangira kujya muri discussion z'uburyo batahamagawe uburyo baciwe amazi basuzuguwe bafashe intebe batera umugongo screen urabyumva cy'umuntu yahamagaye ati vayo covering inkuru ariko byo ni bisanzwe umuretari wa match ni gato ariko uvuga ngo ni bisanzwe utarabyumva ntabwo ndagera iyo njya discussion barimo kwari kwinubira uburyo batahamagawe uburyo basuzuguwe uburyo mutoza adashobotse uburyo ibintu bigoye nyine uburyo batumvwa abakinyi niko bameze ntabwo yakishima ko batahamagawe ntabwo bari bakeneye kubyishimira ariko ikintu Haruna yahanaguyemo Muhajiri ni challenge umutoza yamuhaye nk'iya high safe niho ndimo ndajya ngo Muhajiri bamubwiye ibyo agomba kujya gukora ibyo agomba gukosora kuko n'umukinnyi mwiza twese turabizi genda ukora ibi nacyo apfuye n'umutoza genda ukosore Haruna kuko yari afite ya grudge wa mujinya uko atahamagawe muri za campaign zo mpera z'umwaka 2023 za mondial zigitangira muri za match zabereye ihuye zombi amwinjizamo kumutoza barwanya ibintu bitameze neza Muhajiri aragenda acika intege ayoboka ikintu gisa n'ishyamba ryari ryo umupira ryo kwinubira ko adahamagarwa
challenge bamuhaye arazisiba donc akora beef n'abatoza. Niyo mpamvu umutoza yanavuze muri press conference murabyibuka yivugiye Remera avuga ko mu gihe hagihari yavuze arakaye cyane avuga ati Eder mu gihe ngihari ntabwo nzamuhamagara. bati murindire ngende uwo muhajira abone guhamagara. Taichi icyo gihe yavuze avuga na Taichi amakuru avuga ko Taichi yamaze gusaba imbabazi. Taichi yasabye imbabazi ya Alex aravuga ati yego n'impamvu yahamagawe. Taichi yasabye imbabazi Muhajiri gumira muri icyo kintu n'abanyarwanda bareka mako Muhajiri adahamagarwa babyumve. Kuki Sefu agarutse akiniye match ebyiri muri Rayon Sport kuki isagaruka muri equipe y'igihugu Muhajiri ntagaruke kandi muri polisi akina atsinda n'ibitego. Harimo icyo kintu cy'amakimbirane kwinubira kutahamagawe bakubwira ngo sori bukabyanga uka umuntu nyine wahatari umusiri ugomba guhamagarwa uko umeze kose utahamagarwa bikaba ikibazo. Mu Rwanda rero ntago tumeze nka Ghana usanga bari abana ba ayo babitabone barandirode muri equipe y'igihugu bameze neza bameze nabi bagomba kuba bafite mibanza equipe y'igihugu ntago ibintu byarahindutse ari mine de rien ntagaruko Goro Sefu felicitation kabisa niwe nashaka kuvuga kumva ko yarakosotse ibintu byagenze neza ku bantu ahubwo no kureba abantu uburyo biyadapta ku mpinduka. Mu Rwanda urabizi itangazamakuru twafashe igihe kinini cyane cyo kuvuga ngo ni flash disk ibihinduka. Umutoza rero niba aje akaba ari Torsten akaba afite izindi approach akaba abibona ukundi. Impinduka buri gihe ziragorana ntabwo ibintu byose iyo habaye impinduka abantu kuziyadapta kandi biri positive byarahinduka nabyo. Kuba ya hard disk yarahindutse ni byiza cyane no kuvuga ngo abantu nimugende mukore neza cyane. Igihari nuko umukinnyi niba hari ibyo yabwiwe n'umutoza agomba kubikora kugira ngo yongere abone ikibanza. Rero igihari nta Haruna arabizi ko ni muri agent ni ufite caps nyinshi muri equipe nationale. Ntekereza ko hari n'igihe bagomba kuzanamuhamagara kugira ngo anasezere ku mugaragaro. Kapiteni bakamukorera kapuro bageze kumukorera imikino 100 uretse bageze kumwizihiza yego bakanamuhamagara agakina match agasezera ku mugaragaro bakabimufashamo kubitegura agasezera ku mugaragaro. Yego ibindi byo ni ibiganiro biba hagati y'abavandimwe. Ibindi ni probleme Gerard ni ibintu bisanzwe. Hanyuma komedeteri waruvuze Kame murabona ko Muhajiri kuba muri zikora zombi za Shani abuze kandi ari gutsinda ibitego muri polisi. Kame murabona ko ni biri hanze y'umupira nyine ni discipline nta kintu. Nanjye kuba